ubu tuvugana iri gukubura. Niyo mpamvu yamaye ikintu cyitwa uyu mwiyo. Imana itubwira rere botaya sirije zimura, yambwiye ngo ari gukubura. Hari ibyo ikubuye kandi hari n'ibisigaye. Wowe uri gusenga, wowe wizeye uvuga ati nshaka ko Imana ingirira neza, wowe uri gusenga uri mu murongo mwiza, Imana ije kugushingira ikintu cyitwa ibendera. Haba mu kazi ukora, haba mu rugo rwawe, haba mu bucuruzi bwawe, haba mu rushako uri umukobwa ugiye gushaka, Imana izagushingira ibendera. Uri umusore ugiye gushaka, Imana igiye kugushingira ibendera. Uri umubyeyi uri mu rugo rwawe, ibendera ryaramanutse. Niyo mpamvu uri kubona imyiryane, niyo mpamvu uri kurara ukubiri n'umugabo, ariko Imana ije kugushingira ikintu cyitwa iki? Ibendera. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Basuhuza kandi tubifuriza amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane nkuko mubibona kuri kamera zacu. Twongeye kubana n'umuhanuzi w'Imana. Narababwiye ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bayali. Niyo mpamvu tugira gutya tugashakisha hirya no hino tukareba umukozi w'Imana ugihagaze neza kugira ngo aze gufasha ubwoko bw'Imana. Kubw'amahirwe twabonye aho Bantegeye Solange ariwe Mama Sonia. Mama Sonia, uraho neza? Ndashima Imana. Yego. Urashima Imana? Ndakomeye pe. Uyu munsi abakunzi bacu bari kubona mikoro ariko bakabona n'inkoni. Sinzi ukuntu ibintu bimeze. Ni inkoni iyo ngiyo ufite? Oya, ntago ari inkoni, ni umweyo nzanye. Ni umukubuzo. Mane dutabare noneho. Ni umukubuzo. Ko ntangiye kugira ubwoba Mama Sonia. Oya, wigira ubwoba. Abo gukuburwa bazakuburwa. Nabo kugumamo bazagumamo. Yego, nta kindi. Buri Imana imamagaye, njya numvira umwuka wera. Imana imamagaye sinjya nshobora kwininira ijwi ryayo. Yego. Yego. Hari umuntu wambajije arambaza ati ese kuki uri guhanura wikoreye amabuye? Yego. Yamamagaye kuri telefone. Ndamubwira ngo njye manura uko umwuka wera anegetse. Yego. Ntabwo ndi babandi bavuga ngo yavuze kandi itagize gute? Itavuze. Niyo mpamvu ngewe ndi kubazanira ibimenyetso iby'Imana iba yagize gute? Yamvugishije. Yego. Hari umuntu wigeze kutwigisha akajya twigisha azana umurunga. Bivuga ngo hari ab'Imana yaziritse kigufi ikajya n'abizirika kirekire. Akajya duha n'urugero rwabyo. Mbona ko wa mugani nshobora kubikubwira mu mvugo nubyumve neza. Niyo mpamvu rero njyewe ndi kuzana ibimenyetso, kandi kubizana ntabwo ari ukubizana kubw'ubushake bwanjye. Mbizana ariko umwuka wera anegetse. Atanegetse ntabwo nabikora. Nzi ariko Yesu yanegetse. Kambwira ngo jyana iki wereka abana banjye. Kora gutya, abari bunyite umusazi ni akazi kabo, wasara nk'ibyo ndi gusara. Ni byiza cyane. Ntabwo ari njyewe, ni umwuka wera. Yego. Kandi iyo umwuka wera amanutse hakoreka ibintu abantu benshi batari biteze cyane rwose. Kuko buriya amanukira intumwa ngo abantu barabazanyije. Yego. Bati se aba bantu basinze izahehe? Basinze izahehe. Cyakoze Petero arabwira ati 3 z'igitondo ahantu twari kuba twagiye kunywa, ahubwo ni umwuka wera. Ni umwuka wera. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana mbere ko dutangira ikiganiro. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mana data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye, uri rubasha. Nongeye kugushima no kunezererwa Kristo. Mushime wowe wemeye nkongera ngusubira aha hantu. Uwiteka nyiricyubahiro nukuba wabyemeye. Utabyemeye ntabwo byakunda, ariko nyaguhora ku ngoma ba wabyemeye warangiza ukashigikira. Zina ryawe nirishimwe. Rere bota yasirije zimora. Ndakwingize ngo bana natwe muri iki kiganiro, tangirane natwe usozanye natwe.
mwuka wera kandi uganza utegeke muri byose. Urakoze Nyiringabo, urakoze Data wa twese mwiza, urakoze kugushingira abana bawe ibendera. Izina ryawe nirishimwe, kandi washingiye ibendera ntago rijya rishinguka. Rerebota ya mando yasikaje zimora hataya siri. Nyakubaha Imana, komeza ushinga iryo bendera. Hari benshi amabendera yamanuwe, hariko Yesu w'i Nazareti. Nyemerera cyane, urambwiye ngo ushingiye abana bawe ibendera. Hari abushingiye ibendera mu kazi, hari abushingiye abantu ibendera mu ngo zabo. Nyakubaha Imana, hari abukuyeho icyangiro n'igisuzuguriro, ngo komeza ubane nabo kandi ubagirire neza, kuko witwa Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Urakoze nyir'ubutware, urakoze nyir'icyubahiro, dore ko byose mbisabye n'izina izina ryawe Kristo. Amen, amen. Amen. Urakoze cyane, ubisabye wizeye izina rya Kristo Yesu, kuko ni nawe waguhamagaye kandi ni nawe uzaguhemba. Reka tukwakire, burije tubonanye bwije, ariko tugufite hafi, tuzi neza ko igihe cyari cyo cyose tugukeneye tuzajya tukubona. Reka nguhe ikaze no kugira ngo tugezeho message Imana yaguhaye. Murakoze cyane. Reka mbanze mvuge message wenda mbonye nonaha. Yego. Abantu bagira umugishwa w'Imana uyu munsi ni mu masengesho. Amina. Ariko iyo wayiriwemo hari byinshi ubona. Nagiye kubona mbona Imana iri gushinga ikintu cyitwa ibendera. Yego. Abantu benshi Imana iri kubashingira amabendera. Amen. Ariko si uko bose bagomba kubona iryo bendera. Oya, ntago ari bose. Ni ukuvuga ngo wowe uri gusenga, wowe wizeye, uvuga ati nshaka ko Imana ingirira neza, wowe uri gusenga uri mu murongo mwiza, Imana ije kugushingira ikintu cyitwa ibendera. Haba mu kazi ukora, haba mu rugo rwawe, haba mu bucuruzi bwawe, haba mu rushako uri umukobwa ugiye gushaka, Imana izagushingira ibendera. Uri umusore ugiye gushaka, Imana igiye kugushingira ibendera. Uri umubyeyi uri mu rugo rwawe, ibendera ryaramanutse. Niyo mpamvu uri kubona imyiryane, niyo mpamvu uri kurara ukubiri n'umugabo, ariko Imana ije kugushingira ikintu cyitwa iki? Ibendera. Kandi iyo Yesu yashinze ibendera, nawe ugomba kurishingura. Iyo yarishinze aba yarishinze, aba yagushizeho igitinyiro. Yego, murakoze cyane. Reka dusome rero mu byakozwe n'intumwa. Yego. Byakozwe n'intumwa. Ufite Bibiliya ni wowe uri budusomere. Byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa. Yego. 22 umurongo wa 7. Yego. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa 22 umurongo waho wa 7. Yego. Kandi dore ndaza vuba. Ngo kandi nta wundi wabivugaga, ni Yesu wabivugaga. Yaravuze ngo kandi nzaza vuba. Yego. Ntago yabivuze ejo cyangwa ngo abivuge ejo bundi. Yabivuze none. Abivuze none. Haleluya. Abivuze none. Ngo kandi nzaza vuba. Imana ishimwe. Imana itugirire neza. Hahirwa uwitondera amagambo y'ubu buhanuzi bw'iki gitabo. Hahirwa uwitondera ubuhanuzi bw'iki gitabo. Na wundi wabivugaga ni Yesu. Ngo kandi nzaza. Nshuti yanjye, Yesu azaza vuba. Imana ishimwe. Ngo hahirwa uwitondera iki gitabo cyanjye. Na wundi wabivugaga ni Data wa twese uri mu ijuru. Yabibwiraga ni njyewe nawe nshuti yanjye. Wowe turi kubana muri iki kiganiro, wowe uri kunkurikirana, wowe turi kumwe uyu munsi. Arambwiye ngo nkubwire ngo azaza vuba. Ntagatinze. Imana ishimwe. Yesu azaza vuba. Ariyo mpamvu yamaye uyu mukubuzo, yamaye iryo jambo, arangije kurima amereza uyu mweyo. Ngo kandi nzagira gute? Nzaza vuba. Ntago ninze, ntago Yesu atinze mu nzira. Nimba wowe utabibona, ntago kuko Yesu uramubona. Imana ishimwe. Ejo bundi yarambwiye ngo nimbwire abantu ngo nje gusarura ibyeze n'ibiteze. Nje kugira gute? Nje gusarura ibyeze n'ibiteze. Nta kindi Imana ishaka ko tuba maso.
ishaka ko dusenga, wisinzira, wirambika. Nta kindi Imana igushakaho. Ishaka kuba maso, ishaka kubera amaso ubugingo bwawe. Ufite abana, ishaka kubera amaso ubugingo bw'abana wabyaye. Ubasengere, sengera umugabo wawe, ufite umugore, sengera umugore wawe, ngo kandi ndaza vuba. Imana ishimwe cyane. Nagiye kubona rero mbona Yesu ari gukubura. Imana itugirire neza. Bivuga ngo Imana ubu tuvugana iri gukubura. Niyo mpamvu yamaye ikintu cyitwa uyu mweyo. Imana itugirire. Rere botaya siri jezimora. Yambwiye ngo ari gukubura. Hari ibyikubuye kandi hari n'ibisigaye. Iyo Yesu yakubuye, hari ibyo akubura, hari n'ibyo asiga. Ntabwo nshaka ko Yesu muri babandi agomba gukubura, ugomba kuzamo waramenye Imana. Wamenye Imana, wamenye Kristo, wamenye ko Imana ari ikiza, yarangiza ikagira gute, ikabeshaho. Mu gihe warangije kuyimenya, nukuri ndakwinginze, yimenye by'ukuri, yifate. Hari ijambo rijya rinezeza muri Matayo ku murongo wa 8, ngo Yesu amanuka kuri uwo musozi, ngo abantu benshi baramukurikiye. Imana itugirire neza. Wamba bari ugakurikira Yesu, ko Yesu agufiteho umugambi mwiza. Nimba Yesu yazanye uyu mukubuzo, agiye gukubura, agakubura, wasenze Imana nagukubure, nakujyane muri biriya bishingwe agiye kujyana kujugunya. Rere botaya sire, ndakwinginze wowe uri kunyumva, uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri i Bugande, uri i Burayi, uri muri Amerika, uri muri Afurika y'Epfo, ndakwinginze ngo wasenze Imana, ko Imana ari igomba kugutabara. Na wundi ugomba kugutabara, ntabwo ari nyoko wanyu wo kugutabara, nta nubwo ari so, nta nubwo ari nyoko senge, uretse Data wa twese uri mu ijuru. Ni ugomba kugutabara, ni ugomba kugukuraho igisuzuguriro, ni ugomba kugukuraho icyangiro. Imana ikugirire neza. Nyemerera usenga Imana. Uyu mweyo Imana yanyeretse, nyamara n'ukuburwemo. Nimba Imana ije gukubura imyanda, iyo yakubuye umwanda, uzarebe aho dutuye hari ahantu bajya bavuga ngo bajyanye ibishingwe induba. Ibaze nawe ugiyemo, ukagenda muri wamwe, ukagenda Imana yagukuye. Ese waba waramenye iki? Ese waba warasenze? Waba warumviye iki? Nyemerera dusengane Imana, nyemerera twizere Imana, nyemerera dukomerere muri Yesu. Imana yambwiye ngo ije kubashingira ibendera. Ese nimba Imana igushingiye ibendera, wabihaye agaciro? Narababwiye ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Nyamara umuntu nakubwiye, nyemerera shuti yanjye, nyemerera ndakwinginze, reka dusenga Imana. Nyamara uyu mweyo nitugendemo, dukomerere muri Yesu, dusenga Imana, twizere Imana, tuyikorere tutabeshya, tutanabeshyera abandi. Iyo Yesu yakubuye, hari ibyo akubura, hari n'ibyo asiga. Ntabwo nshaka ko Yesu muri babandi agomba gukubura, ugomba kuzamo waramenye Imana. Wamenye Imana, wamenye Kristo, wamenye ko Imana ari ikiza, yarangiza ikagira gute, ikabeshaho. Mu gihe warangije kuyimenya, nukuri ndakwinginze, yimenye by'ukuri, yifate. Hari ijambo rijya rinezeza muri Matayo ku murongo wa 8, ngo Yesu amanuka kuri uwo musozi, ngo abantu benshi baramukurikiye. Imana itugirire neza. Wamba bari ugakurikira Yesu, ko Yesu agufiteho umugambi mwiza. Nimba Yesu yazanye uyu mukubuzo, agiye gukubura, agakubura, wasenze Imana nagukubure, nakujyane muri biriya bishingwe agiye kujyana kujugunya. Rere botaya sire, ndakwinginze wowe uri kunyumva, uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri i Bugande, uri i Burayi, uri muri Amerika, uri muri Afurika y'Epfo,
ndakwinginze ngo wasenze Imana ko Imana ari igomba kugutabara. nta wundi ugomba kugutabara, ntabwo ari nyoko wanyu wo kugutabara, nta nubwo ari so, nta nubwo ari nyoko senge, uretse data wa twese uri mu ijuru. niwe ugomba kugutabara, niwe ugomba kugukuraho igisuzuguriro, niwe ugomba kugukuraho icyangiro. Imana ikugirire neza. nyemerera usenga Imana. uyu mweye Imana yanyeretse nyamara n'uwukuburwemo. nimba Imana ije gukubura imyanda, iyo yakubuye umwanda uzarebe aho dutuye hari ahantu bajya bava ngo bajyanye ibishingwe induba. ibaze nawe ugiyemo ukagenda muri wamwe, ukagenda Imana yagukubuye, ese waba waramenye iki? ese waba warasenze? waba warumviye iki? nyemerera dusengane Imana, nyemerera twizere Imana, nyemerera dukomerere muri Yesu. Imana yambwiye ngo ije kubashingira ibendera. ese nimba Imana igushingiye ibendera wabihaye agaciro? narababwiye ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. nyamara umuntu nakubwiye nyemerera nshuti yanjye, nyemerera ndakwinginze, reka dusenga Imana. nyamara uyu mweyo nitugendemo, dukomerere muri Yesu, dusenga Imana, twizere Imana, tuyikorere tutabeshya, tutanabeshyera abandi. Haleluya. uyikorere utabeshyera mugenzi wawe, nta nyungu umushakaho. utavuga ngo ese ngo ninkora gutya ngo niko biri bugende neza. shaka Imana nta nyungu, shaka Imana nta bindi ukeneye. uyikorera uyishakana umwete, maze nawe Yesu reka atakugororera. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana iturengere muri aka kanya, Imana itubera Imana, Imana ituberaga Imana itubera Imana iturwanirire. niturwanirire. narabwiye ngo ibi bihe biragoye, ndangije ndababwira ngo nyamara abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ngo utabashwa kunyeganyezwa. ijambo ryawe ryarambwiye ngo nabaza ndagutabara, ngo nkwereke ibiruhije n'ibikomeye wowe utabashaga kumenya. hari ibyo utaruzi, hari inzira wagenderagamo utaruzi, nyamara zari zihumanye. ariko senga Imana ikwereka inzira. rere botayasi, senga Imana ikubera Imana, ikwereka urugamba. ni ukuri Imana yambwiye ngo nimusenge, nimwongere ibihe byo gusenga, nimutabaza Imana, nayo yiteguye kubatabara. nimba Imana ivuga ngo nje gusarura ibyeze n'ibiteze, wabwirwa n'iki ko nawe waba urimo? nyemerera tujye dusenga, nyemerera dutabaza Imana, kandi nayo yiteguye kudutabara. ngo nidukomanga ngo tuzakingurirwa. rere botayasiri, wa mugabo we komanga, wa mubyeyi we komanga, wa musore we komanga, va mu byuri mukomanga. Yesu yiteguye kukumva, gutegeye amaboko kugira ngo agutabara kurengere. Imana itwiteho, Imana itubera Imana, Imana idushyigikire muri byose. rere botaya mando yasika jezimora. Uwiteka nyiri icyubahiro, Imana nyiribihe, reka dusengane Imana, reka dutabaza Imana. dada urakarama baba, urakarama nyiri icyubahiro, urakarama bwugamo bwacu, urakarama samba itarumba. twarakumenye Kristo, babyeyi twarakumenye, abapapa turakumenya, twamenye ko ari wowe uruhura abarushye n'abaremerewe. natwe niyo mpamvu twaje imbere yawe, niyo mpamvu uyu munsi twakwikubise imbere kugira ngo uturengere, kugira ngo udushyigikire. ayiwe uturwanira intambara tuzi n'izo tutazi.
ariko rerebota ya siri nubwo twanze ariko hari imana, nubwo wanzwe ariko hari imana, hari imana, hari imana, hari imana. Haleluya, 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 haleluya. Nubwo wanzwe ariko hari imana, hari imana, hari imana itakuretse, iracyari mu ruhande rwawe. Rerebota ya mando, Uwiteka arakubwiye ngo nyamara ndi mu ruhande rwawe. Ngo ese ndi mu ruhande rwawe umubisha yaturuka he? Harakubwiye wowe uri kunyumva ngo Yesu ari mu ruhande rwawe, ngo kandi yiteguye kugutabara. Amajyana maza kubereye maso kandi aragushyigikiye mu kazi ukora. Imana ishimwe. Yewe urwaye kanseri we, Uwiteka arakubwira ngo nyamara ngeze mu mubiri wawe ngukijije kanseri yo mu mutima. Rerebota ya mando ya sika, nyamara ngukuye mu bitaro uryamyemo. Ayiwe arakubwira ati ninjye muganga w'abaganga, ati ndi Imana ikiza, ndagukijije mbere y'umunsi wa none. Rerebota ya mando urwaye diyabete, nunyumva uyu mugoroba haravugana nawe y'amagambo ati ndagukijije ndi mu ijuru ry'abera. Harakubwira ati yewe urwaye imivuduko, arakubwira turi hehe? Ati ndahari mwana wanjye, ati nje gukiza, ati nawe ndagukijije, ati ntago nkuretse. Rerebota ya mando, we wabyimbye amaguru ukabura umuganga ukareba hirya no hino, Yesu arakubwiye ati ndahari, ati ndimanuke nje kugukiza. Rerebota ya mando, warwaye umugongo wambaye imikandara byaranze, Yesu arambwiye ati humura ndahari, ati nje kugutabara, ati dore nserutse ku rugamba ku buzima bwawe, ati ndakurwaniriye kuko ndi Uwiteka Nyiringabo. Arakubwira ati wowe baroze umutwe wanze gukira, Yesu arakubwira turi hehe ko naje ndi umuganga ukomeye cyane. Arakubwira ati nyamara ngukijije kanseri yo mu bwonko. Rerebota ya mando yasikaje zimora, harakubwira ngo warwaye ibere wabuze umuganga, harakubwira turi hehe, ati ko nakugezeho, ati nyamara ngukijije kanseri y'ibere kuko ndi Uwiteka Nyiringabo. Harakubwira ngo ubwo bufite n'ubwiki, ati nyamara mbakuyeho impfu zitandukanye. Ayiwe arabwira ati mbakuyeho impfu bana banjye. Rerebota ya mando yasika arakubwira ati bana banjye nimwumve, ati mwabagabo mwe ati nimwumve, ati nimwumve, ati ndi Imana yemwe, ati ndi Imana imanutse, ati ndabamanukiye, ati manukiye kubatabara no kubarengera, ati manukiye mu ngo z'ababyeyi, ati yemwe, ati ndabatabaye, ati mbakuyeho urubwa n'igisebo, ati ndabamanukiye bana banjye, ati kandi ndabarengeye kuko ndi Uwiteka. Harabwira ati nimuhumure, ati ndi Imana nyiri ubutware, Imana nyiri icyubahiro, Imana nyiri ibihe. Yavuganaga namwe ayo magambo. Shalom, shalom. Yesu we, Imana iri kumwe natwe, Imana ivuganye natwe. Mukozi w'Imana turagushimiye. Abantu barabonaho amasaha ageze, ndabizi ko bagukunda, ariko tuzagerageza twongere tugushake. Kandi urakoze gusengera abantu b'Imana. Icyo twifuza n'umuntu ubwiriza abantu akanabasengera. Nubwo nimero zawe tuza kuzishyira hafi, ariko wanazivuga kugira ngo wagukenera abe yakubona mu buryo bworoshye. Yego, nomero yanjye ni 079 597 8207. Ndazisubiramo 079 597 8207. Shalom. Yego.